n'umugabo subiza ikibazo Cecilia waryamanye n'umugabo Of course I've been chased, Your Eminence. Oya rwose ngiye narifashe ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo Cardinal araraka Before you arrived, do you have Okay mbere kuza mu kimansera hari umugabo mwigeze muryamana Congress. Wiki No. Oya Mai avuto rapporti Cardinal avuge Have you ever had Congress? Base kuva vuga uraryamana n'umugabo Broken my vows. I've never been with a man or Je ntabwo nigeze ndenga kundero narahiye nta n'umugabo n'umwe turasambana ntabwo bagwana vugisha ukuri ntabwo ndi kubeshya padi ntabwo ndi kubeshya padi What is ese nibiki bijya mbere mu mansera no batangiye kubaza ngo hari umuntu mwaryamanye amaze guhakana kivuga ngo nta muhungu n'umwe nzi nta muhungu n'umwe nzi bahise bazana ikimashini ba mu mansera bita Isabel Dottor Gallo l'ha visitata? ubwo yahageraga twaramupimye dusanga ubusugi bwe buracyariho bigaragara ko abamansera banabapima we ngo uyu mu mansera zano ngo baramupimye basanga ubusugi bwe bukiriho nimba babirebera he uwo ni umuganga ubivuze hari ikimashini bahise bazana hano byamanuye Cardinal ba musenyeri Signora, abbiamo avuto visite durante le ultime settimane. No. hari umushyitsi ugeze usura uyu mukobwa w'umugabo arahuya hari amadosiye yazanye mu mansera mukuru babita ba mameya bahita bazana bya bimashini biriya bimashini ubundi babyita ngo ni ekogarafi ndakeka Ultima volta. bireba mu nda nimba harimo umwana turakubaza bwa nyuma muko Sei mai stata toccata da un uomo? Have you ever had sexual intercourse? wigeze usambana Why are you asking? ese kuki bukomeje kumbaza ibi bintu mama we bahise bazana ekogarafi barebe mu nda ye urahakana ko utasambanye barebye mu nda ekogarafi bereka ko harimo umwana turashize mansera arikanga muganga arikanga umukobwa ni isugi ariko mu nda afitemo umwana bimeze bite musenyeri nawe yagize mu ubwoba padiri mukuru wa parubasi yikangamo mansera aryamye hano ni isugi none ekogarafi kumwereka ko mu nda ye harimo umwana barikanze umukobwa arumirwa cyabira byuma birabeshya You are with child. uratwite yeah? Questo bambino uyu mwana utwite è stato concepito. wamusamye nta cyaha ukoze nka kumwe Mariya yasamye Yesu yeah? Dio è testimone. jewe ubu ni ubuhamya bw'Imana niboneye Abbiamo assistito a un Imana iduhaye umugisha w'igitangaza muri paruwasi yacu He believes you. Imana yakwizereyemo Imana yakwizereyemo It's a miracle. iki ni igitangaza umukobwa asamye bunyina wa jambo ataryamanye n'umugabo ari isugi Out of all the women in the mu world, bagore bose bari ku isi why did he choose me? kubera icyo ari Imana yabahisemo ngo nsame gutya Told me si wambwiye ngo Imana yatabaye ubuzima bwawe who saved your life, uwatabaye rero ubwo buzima bwawe who sent you on the path that led you here, uwakuyoboye mu nzira yakugejeje aha searching for a reason. Imana yakohereje kugira ngo umenye impamvu yawe n'intego yagutabaye To you, this is it. impamvu Imana yagutabaye ntupfe cya gihe ukiri umwana niyi Blessed are the meek, hahirwa abihangana for they shall inherit the earth. kuko aribo bazaragwa isi umukobwa yarebye padiri mukuru wa paruwasi bidatinze bahise bamwambika nka Bikira Mariya bwa kabiri indi nda y'umwuka iramanutse igeze mu isi yacu menya bagiye kubyara Yesu Pro Max cyangwa se murumuna wa Yesu we umukobwa nawe asamye atarigeze aryamana n'umugabo abandi babikira bahise batangira kumwubaha bahita batangira kumwambika bya bintu ujya ubona kuri Bikira Mariya abapadiri n'abakaridinari bose umukobwa bamushyira kuri aritari babegera imbere kuko uriya mukobwa yahebuje abandi bagore bose umugisha n'umwana azabyara azaba asingizwa bimeze bite undi mu Mariya arabonetse kuri iyi si yacu bamumanitse iyo hejuru abandi bamansera bicare bige yari umwana mushya umukobwa uje ariko wa mukobwa nk'urumogi w'umubikira we yaga byishimiye hano hari na Isabel nawe yarakaye sinzi impamvu kubera iki barakwereka igihe cyaragiye kiricuma umugore indiragenda banini ageze mu gihembwe cya kabiri abagore batwite buriya bakorera mu bihembwe
ni nk'abanyeshuri biga bwa segonderi na primaire. Igihembwe cya mbere twarakize, cya kabiri, cya gatatu. Umugore yaraje araruka hano, mu byarutse hasohokeramo n'iryinyo. Ari byo umunyarwanda avuga ngo uriya muntu ari kwitsamura amenyo akagwa. Ibaza ugera uruka amenyo mu menyo yawe rimwe rikagwa. Ubuzima bwawe sinzi ko bumeze neza icyo gihe. Asigaye agenda, sinabwiye ngo nta kintu azabereka. Umugore asigaye yicara yinjira, abandi bamansera bagaguruka, nyina wa jambo arinjiye. Ariko wamubikira nk'urumogi reka sha, buriya bari no kumedita anywa ibimogi. Buriya ari kuvuga ati waba nari na padiri cyangwa musenyeri wamuteye inda bakaba bari kudufera. Abagwatabi bafite ibintu batekereza utamenya, to waba yinywerera urumogi rwe ubundi akaza akicara hano. Abandi bahagurutse ariko iwe ntacyo wamubwira kasha twarabamenye. Ndayo umwuka sore Maria ko wabona ari nanuzo wayiguteye. Remember, Padiri mukuru wa senti kiniki. baby, Wakazi kane ukwita ku mwana gusa. How long before they start calling you Mary? Ndabona habura gato bagatangira kujya bakwita Maria nyina wa jambo. Munwaro mugiye ntabwo abimwumvisha kiriya nda rwose. Ntabwo ari kubyumva gusa uyu mukobwa ni isugi twe twabyibone. Abantu benshi bagiye bambwira ngo roky ngo wazatweretse umumansero utwite ko tutaramubona. Ntabwirane ntacyo muzamburana nimba mugura bonema. Si nguyu mubikira utwite. Kuri 7 byonyine mwishyuye ukwezi. Uyu ari hano hari uwinjiye. Sigaza akaryama nta kaza gikora. Baramunika mweshenyeri mama we umukobwa bamunywesheje nkeri katurore kugira gutya akurumira umuntu umunize ninde umunize ninde umunywesheje nkeri ni wa mumansera bita Isabelle aramuniga kandi aratwite nijye wakabaye narasabye inonda mva Isabelle amagambo ari kuvuga ndakwica yinda ninjye wakabaye narayisabye yaramunize Ginda niwe wakabaye yarayisamye aramuniga Isabelle bande ameze utabare we amansera baza gutabara Isabelle ari kwika umugore utwite wasamye inda mu buryo bw'umwuka nanjye bangerageze bongere bangerageze iriya nda ninjye wakabaye narayisamye kuki Isabelle agiye avuga ayo magambo ngo nawe ngo niwe bari kugerageza cyangwa bongere bamugerageze bahise baza kureba mu nda nimba nta kibazo umwana yagize muri ekogarafi. Heartbeat is stable. Umutima w'umwana umeze neza. There is no bleeding. Ntago yigeze ava amaraso. Imana ishimwe. We'll run some blood tests to check for this. Nanone tugomba no gupima amaraso ye tukare ko nta kibazo afite. But he appears to be okay. But I'm not okay. Njye ntabwo meze neza. Mother Isabel said it was supposed to be her. Why would she say that? Kubera iki Isabelle yambwiye ngo nginda nwite niwe wakabaye yarayisamye. Isabelle amaze igihe atameze neza mu mutwe yaravangiwe. Kuba yakubona rero utwite bisa nkaho yakugiriye ishyari. Yagerageje kunduhamisha. Nzakora uko nshoboye ku buryo ibyo bintu bitazongera kuba byo kuba yakuruhamisha. Uwo ni padiri mukuru wa paruwasi. I want to see another doctor. Ndashaka guhura n'undi muganga jye utari uyu. Takes all the women. Ndashaka umuganga wita ku bagore batwite. Mu njyane mu bitaro bya nyabya pana kumvura. Uyu ni umugore ubyaza abagore, ni umuganga ubyaza abagore. What you need right now, you're perfectly healthy. Kandi nimba gupimye akavuga ko umeze neza. Puked up one of my teeth. Umva kare narutse ndukira iryinyo ryanjye gutumbwira ngo ubuzima bwanjye bumeze neza. Amavuriro ntago abatekanye. Ushaka no kuhakura ibindi birwara. Take it out or no? Buriya bawo nabo bafite n'ubwabo bwo kuvuga ati turajyana umumansera mu bana twita umubikira utwitabaho. Reka uzajya kwa muganga umaze kutubyarira umucunguzi ngo atwite umucunguzi. Inda nk'iyi ngiyi nk'iya Mariya n'ubundi niyo yabyaye umucunguzi. Dore nguyu atwite ngo umucunguzi. Uhabwa umugisha mugore muto. N'abamansira b'abakecuru baba muri iki kigo. Mukobwa
ntago yasamanywe icyaha. Arebye hejuru abona baba mansera wambaye ibintu by'ibituku mu maso, ajya abona iki kigo ni kinini harimo n'abana ataramenyamo. Avayo.